w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kuva ryatangira yari ubwirizabutumwa ndetse no kwitegura kugaruka kwa Yesu. By'umwihariko isomo ryo muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iyi ni inkingi y'ibanze ifasha iki gisenge. Mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi harimo ibyiciro bitandukanye, by'umwihariko mu buryo kugira ngo buri wese akore umurimo asabwa nk'inshingano y'ingenzi cyane. Kimwe mu byiciro bihari ni icyiciro cy'imirimo y'abagabo AMM, Adventist Men's Ministry. Iki ni kimwe mu byiciro bishya, ariko nanone by'umwihariko mu Rwanda no mu ntara ya Elayono ni gishya cyane. Ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara ya Elayono cyo cyafunguwe mu mwaka wa 2025. Mu itangizwa ryacyo byari bishishikaje cyane. Nyuma yaho mu ntangiriro za 2026 ikintu kidasanzwe cyabaye. Adventist Men's Ministry, iki cyiciro cy'imirimo y'abagabo cyateguye ivuna. Aha twafashijwe n'umubwirizabutumwa Tuyisenge Celestin, umubwirizabutumwa akaba n'umukuru w'itorero ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kimisagara. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere. Mu ntangiriro y'ivuna ikirere nticyasaga neza bitewe n'imimerere y'igihe twari tugezemo cy'imvura, ariko ntibyabujije abizera kuza kandi bafite ubushake. Byari ibyigisho bishishikaje rwose. Mbere yuko dusangira amakuru y'ingenzi ku byaranze ivuna n'umusaruro mpamo w'ibyarivuyemo, Bwana Tuyisenge Celestin, umubwirizabutumwa bwiza wayoboye irivuna, aradusangiza umusaruro n'imimerere y'uko irivuna ryagenze. Nitwa Tuyisenge Celestin, ndi umwizera ku itorero rya Kimisagara, naho nsengera, ndi umuyobozi w'iryo torero. Nashimishijwe no kuba kuri ino torero rya Kabuye mu ntara ya Elayono. Tuhafite amavuna yamaze ibyumweru 2, tubisoje uyu munsi. Twashimiye Imana. Dufite insanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kurakenewe mu isaha dusohoye. Iyo ari insanganyamatsiko twigize ibyigisho byinshi bitandukanye byatwerekezaga kwitegura kugaruka k'Umwami wacu Yesu, ariko by'umwihariko turebera urugero rw'abakurambere bagize kwizera bagakonamo ndetse bagahera ku kuzira kugeza banesheje, ndetse bakaba bategereje igitondo cy'umuzuko nk'uko natwe turimo turwana kugira ngo kwizera kwacu gukure. Rero twashimishijwe n'uko abizera twabanye, uko bitabira amateraniro, ariko by'umwihariko dushimishwa n'umusaruro wavuye muri ivuna, kuko muri rusange twabatishije abantu 45, ariko hano muri iyi ntara ya Elayono twari dufite abantu 19. Twabishima Imana rero kuko kubona umusaruro ushimishije, kandi twitegura ko abo tuzabona n'ubwami bw'Imana mu izina. Amen. Byari ibyishimo bitarondoreka kandi ni umusaruro ufatika. Abantu 45 biyegurira Yesu Kristo, 19 bo mu ntara y'ivugabutumwa Elayono. Niziye mbamutima za pasiteri umuyobozi w'intara ya Elayono n'itorero rya Kabuye ribarurirwamo kubw'irivuna rya AMM. Ibi birerekana iki? Ni ibihe bikorwa bindi biteganijwe? Ni ubuhe budasa bwagaragaye by'umwihariko muri rivuna? Nitwa Pastor Usabimana Joseph, umukuru w'intara ya Elayono. Kuri uyu munsi turanezerewe cyane kuko twashoje amavuna yateguwe n'imirimo y'icyiciro cy'abagabo. Ni amavuna yagenze neza, nubwo iki cyiciro kimaze umwaka umwe gusa gitangiye muri iyi ntara, cyagaragaje ubudasa mu mikorere kuko cyabashije gukora ivuna rya mbere ryabatirijwemo abantu bagera kuri 45, harimo na 19 bahanga habera ku mavuna. Turashima Imana rero ku musaruro wabonetse, kandi iki cyiciro cy'abagabo kiracyakataje, kiri gutegura ishuri ry'ubudozi. Ibikoresho byarabonetse, ibikoresho by'ibanze byose biri hafi kuboneka kugira ngo iryo shuri ritangire, hanyuma
umurimo ukomeze kujya mbere no guteza imbere aka karere iri torero ribarizwamo. Dushimye rero iki cyiciro uburyo gifite imbaraga mu ivugabutumwa no mu gufasha abaturage batuye aha hantu n'abizera muri rusange. Imana ibahe umugisha. Turizera ko bagiye gukomeza gutera intambwe ijya mbere, kandi Imana izakomeza kubafasha no kubashyigikira mu murimo mwiza bari gukora. Uwiteka Imana abahe umugisha. Amavuna y'uyu munsi twagize ubufatanye n'itorero n'intara ya Butongo ndetse na Nduba, nabo babatirishije kandi byagenze neza. Ibi rero ni ibigaragaza ko itorero ry'Imana aho riri hose ari rimwe kandi rirafatanya kugira ngo abantu bitegure kuva ku Mwami Yesu. Icyiciro cy'abagabo rwose turabashimye, n'ibindi byiciro bikomeze kureberaho kugira ngo umurimo ujye mbere mu izina rya Yesu. Umuhuzabikorwa mukuru Church Elder w'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rya Kabuye ni Bwana Bizimana Jemuve. Ivuna rya AMM hari ikintu cy'ingenzi ryamweretse, nawe abisobanura muri aya magambo. Amazina yanjye nitwa Bizimana Jean Marie, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rya Kabuye, intara y'Irayondo. Uyu munsi rero dufite ibyishimo byinshi ku mutima wacu kubera umusaruro wavuye mu murimo wateguwe n'icyiciro cy'abagabo kimaze umwaka gitangiye ku itorero ryacu ry'i Kabuye. Turashimira Imana yabanye natwe. Uretse abizera bashyashya, natwe abizera dusanzwe mu nzu y'Imana twagize ivugurura binyuze mu byigisho bitandukanye. Turashimira Imana yabanye natwe guhera mu itangiriro kugera mu musozo. Ibintu byose byagenze neza, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mu ntangiriro twagize ibihe by'imvura, ariko turashimira cyane abizera yuko batigeze bakangwa n'iyo mvura. Bagiye bararika abashyitsi benshi, ndetse nabo bagerageza kuboneka nubwo cyari igihe cy'ubunyereri. Bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, nabo bashimirwa. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nasoreza icyifuzo cy'uko twagumya kuri imbere y'Imana tugasenga, kandi tukarushaho gukurikirana bano bizera bashyashya bavutse. Mu mpano bahawe seritifika y'umubatizo iriho amahame 28 y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bizera, ariko kandi twabongeye na Bibiliya kugira ngo babashe kwigira mu rugo biga ya mahame 28. Ariko nk'icyo itorero tugiye gukora, tugiye gufata igihe kigera amezi 6 tubigisha kugira ngo babe bizera bahamye kandi bashikamye ku murimo wabo. Nshoje nshimira icyiciro cya AMO, icyiciro cy'abagabo, bakomerezaho kandi itorero riteguye kubashyigikira. Uwiteka twese dukore azaduhemba ikamba ritangiye. Umukuru w'itorero akaba umuyobozi w'icyiciro cy'imirimo y'abagabo mu itorero AMM, mu ijambo rye yadusangije ubu butumwa n'ibindi bikorwa by'umwihariko biteganijwe mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo AMM. Ni inkuru ishishikaje yaduhaye muri aya magambo. Nitwa Jerome Sezibera Bingoma, nkaba umwe mu bakuru b'itorero ya hano ku itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Kabuye. By'umwihariko akaba ni jyewe ukuriye icyiciro cy'imirimo y'abagabo hano mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Kabuye. Muri rusange rero turishimye cyane kuba dukoze igikorwa kimwe mu bikorwa bimwe twagiye duteganya. Icyiciro cy'imirimo y'abagabo AMM hano Kabuye tumaze umwaka dutangiye. Twari dufite ibikorwa nashyira mu byiciro bibiri. Harimo igikorwa cy'ivugabutumwa, noneho hakabamo n'igikorwa cyo gukora imirimo yo guteza imbere abizera
n'abatarabizera kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Muri ibyo bikorwa rero mu by'ukuri twarabitangiye byose. Urabona ko ngo dusoje igikorwa kivuna rimaze ibyumweru 2 kandi byagenze neza, ryatanze n'umusaruro mwiza. Bivuze ngo abantu bumvisha ubutumwa haba hano mu rusengero ndetse no hanze y'itorero kandi gatanga umusaruro mwiza. Ikindi nkuko nayivuze, ikindi gikorwa dufite, ibindi bikorwa dufite bitandukanye ni ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abaturage, harimo n'abizera b'itorero hano i Kabuye. Muri ibyo bikorwa rero harimo ibikorwa by'amashuri bitandukanye, harimo ibikorwa byo kwigisha abagabo ndetse n'abasore ibintu byo kwihangira imirimo. Ibyo bikorwa byose ni iby'icyiciro gishyize imbere kandi twizere ko tuzabigeraho bigakorwa. Bityo iyo abaturage ndetse n'abizera biteje imbere, igihugu cyacu gitera imbere kandi itorero rigatera imbere, kandi noneho na bwa butumwa tuvuga bukaba buherekejwe n'imirimo. Turashimira rero baba abayobozi b'itorero ryacu rya Kabuye bagira uruhare kugira ngo iki cyiciro kirusheho kugera ku ntego zacyo. Turashimira abizera bose b'itorero rya Kabuye yuko batuba hafi mu bikorwa byose bikora, kandi turabizeza yuko dufatikanije tuzarushaho kumenya gukora ibikorwa bigendanye n'ivugabutumwa ndetse n'ibikorwa biteza imbere abizera b'itorero rya Kabuye ndetse n'abaturage bose batari abadivantisiti b'umunsi wa kane bari kuba abaturarwanda. Nibyo bikorwa twimirije kandi kumufashwa n'Imana tuzabigeraho mu izina rya Yesu. umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi akaba n'umwe mu bakuru b'itorero ku itorero rya Kabuye, Elda Alphonse Mwumvaneza, yashimishijwe cyane n'ibyivugo. Murakoze. Nk'uko wari umaze kubinsaba kambwira uti nawe nk'umuyobozi cyane nk'umwe mu bagize icyiciro cy'imirimo y'abagabo mu itorero rya Kabuye, amarangamutima ufite nayahe cyane cyane ku bigendanye n'igitaramo cy'uyu munsi. Nagira ngo rero nkubwire yuko amarangamutima mfite na amarangamutima y'ibyishimo kandi yo gushima. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, by'umwihariko ndashimira ubuyobozi bw'icyiciro cy'imirimo y'abagabo mu itorero bwatekereje gukora iki gikorwa kivugabutumwa, kandi ari icyiciro mu by'ukuri kimaze igihe gito kivutse muri itorero rya Kabuye, ariko kikaba kigaragaza imirimo y'indashyikirwa. Nkaba nishimiye cyane uyu munsi ku birori twagize, abashyitsi twagize batandukanye, harimo abaririmbyi, harimo umubwirizabutumwa Celestin tumaranye ibyumweru 2, ndetse n'amakorari yaturutse hirya no hino. Ni ukuri uyu munsi abizera bo mu ntara y'Irayo no twagize umugisha, kandi ntekereza yuko bizafataniriza hamwe kuduha imbaraga kugira ngo dukomeze umurimo w'ivugabutumwa twiyemeje, nk'uko inshingano ya mbere ku ruhembe rw'umuheto mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ari ivugabutumwa. Ngira ngo rero nsoze, nagira ngo mbwire abatwumva yuko icyiciro cy'imirimo y'abagabo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi i Kabuye dukataje. Nk'uko umuyobozi wambanjirije yabivuze, dufite byinshi dutegura, cyane cyane bijyanye no guteza imbere abizera ndetse n'abaturanyi muri rusange, cyane cyane tushyiraho amashuri yigisha imyuga iciriritse. Tukaba twizera tudashidikanya yuko mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka tuzataha ku mugaragaro umushinga wa mbere w'ishuri ryigisha umwuga wo kudoda ahangaha ku itorero rya Kabuye. Nkaba nsaba rero abizera muri rusange
kugira ngo bakomeze kudutera ingabo mu bitugu no kudufasha kugira ngo ibikorwa by'iterambere ry'itorero ndetse harimo n'ubufatanye na leta bizabashe kugenda neza uko twabiteguye, bityo tuzasoze uyu mwaka icyiciro cy'imirimo y'abagabo gifite ibikorwa bigaragara bifatika, kandi abizera barigize barabashije gutera imbere mu buryo bufatika, mu buryo bwose bushoboka, kandi ibyo byose kubwo gufashwa n'Imana tubifitiye ubushobozi. Murakoze, Imana ibagirire neza, kandi twese hamwe mu murimo w'ivugabutumwa. Umugabo abereze rimwe na rimwe akeneye umugore, ntabamanaje mu rugo, ntabwo bakurikirana gahunda zose zo mu rugo, ntabakurikiza icyandikiri. Niyo mpamvu rero mubona baraganira iyo barangaje abasaza babo. Abantu ntabwo bakeye, abantu ni bakeye, soma abaye akazi kuvuga bameze neza rwose, harimo muri Uganda aho kandi umuganda rwose umuganda abantu barakeye kwiga. Gushima Imana buri wese wagize uruhare yumve ko mushimye, kubera ko Imana niyo yabashishije. Imana niyo yatumye tubona amakorari meza, Imana niyo yatumye abantu bitabira, Imana niyo yatumye abantu babwirwa ijambo ry'Imana, Imana niyo yaduhaye wa musaruro mwabonye, wa musaruro unejeje cyane. Kubona umurongo waje kubatizwa uturutse hano karenga urusengero ukongera ugakatira urusengero ugiye hariya, byabinejeje. Imana yashaka icyubahiro. Natekereje ko ari umurongo tuzakora dutaha buri wese, aho tuzaduhagaze buri wese ahita ahabona, kuko turi kwiga icyiciro kitubwira ngo uwo ndiwe nyakuri, uwo ndiwe nyakuri. Ubwo rero dukwiye kugerageza tugakora uruhare rwacu. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ntawuvuga ngo ahite yuzuye ingobyi, ariko nabonye byabaye. Icyiciro cy'imirimo y'abagabo hano mu ntara ya Gahoro kimaze umwaka umwe kivutse, ariko ibikorwa bigaragara ko ari igihe kibi, wagira ngo ibi babyiteguye kera. Ishuri ryo gufasha abaturage baho turi kugira ngo bagire imibereho myiza riri ku kigero cyo hejuru ngo ribe ritangiye. Ibikoresho by'ibanze byamaze kwegeranywa, amamashini arahari, ibikoresho bikenerwa birahari, umwarimu arahari, dufite umwe ariko dukeneye n'abandi. Urumva ko rero igisigaye ni ukujya gufata amahugurwa y'uburyo twakora management
y'icyo gikorwa, tukajya Kimisagara tugafata ayo mahugurwa, tukaza tugashyira mu bikorwa umurimo batangiye hariya hakurya ukaba ugeze na hano. Ibyo si igikorwa ntekereza ko cyagomba kuba mu mwaka umwe. Bavutse bahita buzura ingobyi, babashije kugera ku gikorwa cy'indashyikirwa cyo gutegura ivuna ry'icyiciro, kandi ryashoje neza. Imana ibaho umugisha. Rega twicyo dusabwa n'ubushake, gukora ku kaboko kw'Imana. Ndashishikariza n'ibindi byiciro mu itorero kugera ikirenge mu cya AMM. AMM yatubaye urugero rwiza, ni ukuvuga icyiciro cy'imirimo y'abagabo n'ibindi bikora amavuna. Rega nicyo twahamagariwe n'ivugabutumwa, si byose? Niyo habonetse umuntu umwe mu ijuru, inanga ziraterurwa, impundu zikagenda gute? Zikavuga. Twizere ko uyu mwaka uzakomeza kutubera muhire. Dutangiye neza, tubimburiwe n'icyiciro cy'abagabo, amavuna azakomeza, kandi abantu bose bazakomeza gukizwa, kuko twakijijwe kugira ngo n'abandi bagenze gute? Bakizwe. Muri uyu mugoroba nejejwe no kubamenyesha ko dusubitse, ntabwo dushoje. Dusubitse aya mavuna, tuzayasukura duhereza agati ikindi cyiciro muri iki gihembwe twatangiye. Ntabwo rero dushoje amavuna, ntabwo twasoza umurimo Imana yaduhamagariye nk'inshingano ikomeye. Ikiri ku mutima wa Yesu ni ugukiza abantu, natwe rero gikwiye kuba icyacu. Ubwo rero tubaye dusubitse aya mavuna, tuzayasukura imbere ahangaha duhereza ikindi cyiciro. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ahangaha imbere y'Imana twahagira ibihe byiza, twahagira ibihe byiza, twarungutse. Twari twaragize ibihe byiza byo gusoma ibyanditswe, ariko iyo habonetse ukwibutsa, ukwereka ibyo utagezeho, wumva unezerewe. Ni muri ubwo buryo nshima Celestin n'umuryango we, n'umuryango mugari w'itorero rya Kimisagara, batumye iki gikorwa gishoboka. Imana ibaho umugisha. Turifuza kuzabona mu bwami bw'Imana. Turashoje rero, dukomeze kugira ibihe byiza imbere y'Imana, kandi inyigisho twavanye ahangaha zizatugirira umumaro, utuma turaga ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Reka mu cyubahiro cy'Imana duhaguruke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Muremyi wacu kandi mucunguzi wacu, turagushimye. Kandi reka tugushime mu ijuru no mu isi, ni wowe wenyine gusa ubikwiye gushimwa no guhimbazwa n'icyubahiro bibi byawe iteka ryose. Abana bawe tugushimiye ko nta na kimwe wirengageza kidufitiye umumaro. Ni muri ubwo buryo waduteguriye ibi bihe byiza byo kubana nawe muri ibi byumweru bibiri birangiye. Uhabwe icyubahiro. Icyo wakoze ku mitima yacu turakizirikana. Tugusabye Mwuka Wera ngo akomeze kuvomerera imbuto, kugira ngo umusaruro uzaboneka wose, haba mu mibereho yacu n'abatuzengurutse, uzahunikwe mu bigega byo mu ijuru. Abana bato bavutse ubwa kabiri bakabeme kugira ikirenge mu cya Yesu, abamarayika bera babarinde kandi babiteho, kugira ngo tuzanira mu bwami bwawe. Umubwiriza wabanye natwe ukomeze kumufasha, umufashanye n'umuryango we, kandi natwe twumvise gufashwa n'ijuru bimunyuzemo, uduhe kubyakira neza. Tugiye gutandukana, twerekeze mu byerekezo binyuranye, ariko ntugire uwo muri twe wemerera gutandukana nawe. Uduhe gukomeza guhurira imbere y'intebe y'ubuntu n'imbabazi, ibyaha byacu bibabarirwe. Igihe cyose wahindura amateka y'isi,
tube turabaragwa ubwami bwawe. Tubisaba ibintu kandi tubyizeye ko tubihawe mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Iri vuna ryari rifite n'umwihariko kuko ryabatijwemo abantu guhera ku muto ufite imyaka 16 kugeza no ku bakuru nko ku mukecuru w'imyaka isaga 75. Ni nk'ikibatsi gishya muri uyu murimo w'ivugabutumwa muri iki kinyejana. Byabaye urugero rwiza ku bindi byiciro by'imirimo bikorera mu itorero. Dushimishijwe no gukomeza kumva byinshi byungura itorero mu murimo w'ivugabutumwa mu buryo bwose. Uretse ibi kandi, umurongo w'ibwirizabutumwa byagutse rikora mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibyigisho byatambutsemo wabibona mu buryo bw'inyandiko ndetse ukabibona mu buryo bw'amajwi n'amashusho kuri YouTube cyangwa se umuyoboro w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kabuye ufite izina rya Kabuye SDA Church. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mu bwanyu abagize imiryango yanyu birushaho kwezwa kugira ngo tutabone ko aho umugayo ubwo umwami Yesu agiye kuza. Njye wabateguriye nkanabasangiza imimerere y'uko iri vuna ryagenze mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndi umuvandimwe wanyu muri Yesu Kristo, Ishimwe Josue Marpas. Imana ibahe umugisha. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho kwabibwirwa n'umubwiriza niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayono Firi ry'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo, ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa kane 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo. Ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. Ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba. Naho mu yindi minsi nuguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe Niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayu wa Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. Sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire. Imamamaze